turi kumwe na Peacemaker cyangwa se Punditi kugira ngo atubwire uko urubanza rwagenze nk'umuntu warutangiye bwa mbere cyangwa kugira ngo mbanze muhereze ikaze. Pundi meze neza? Meze neza cyane, meze bite wowe? Nanjye ndaho ndakomeye ndashima Imana. Kasuze n'abadukurikiye bose ku isi, abari mu Rwanda, abakunda imyidagaduro n'abakunda ubusesenguzi n'amakuru mu nkiko, tubasuze tubahe n'ikaze. Urubanza rw'ubujurire bwatanzwe na Fata ku mavuta aho atarishimiye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kubera ko rwari rwamutegetse kwafungwa iminsi 30 y'agateganyo. We rero arayijura nk'uko amategeko abiteganya iminsi 5 iyo maze gusoma umwanzuro w'urubanza mu kujurira cyangwa se bita detention. Yarajuriye rero nk'uko yajuriye, ntabwo urukiko rwisumbuye rwabihaye agaciro, rwavuze ko impamvu yatanze zidafite ishingiro kuko wenda urebye nk'ibyaha akurikiranyweho cyangwa se akekwaho ko wabivuga kose bitandatu, bahereye ku cyaha cy'ivangura, bakoresheje imvugo yakoresheje avuga ku mugore wa Bahati, avuga ko ari umugore mubi, akaba umugore w'umukene kandi ushaje. Babihuje n'ingingo z'amategeko rero zigaragaza ko iyo ukoresheje imvugo ishyamiranya cyangwa se itesha agaciro umuntu, ibyo byose biba bigize icyaha cy'ivangura. Ariyo mpamvu bafite ishingiro ryo kuba bamukeka icyo cyaha, akaba basanga nta mpamvu yo kuvuga ngo we yireguye avuga ko yumvikanye na Bahati ko amukoraho operation kugira ngo yinjire mu isi y'ubusesenguzi. Urukiko ntabwo ibyo ngibyo rwa rubizi byo kuvuga ngo wenda mwarumvikanye, cyetse yerekanye nk'inyandiko yerekana ko mwumvikanye. Niyo mpamvu bagaragaje ko izo mvugo ibiteganywa n'itegeko bigaragaza ko uri gukora ivangura, cyateshwa agaciro. Yego, kuko nta urukiko rugaragaza edema cyangwa se bigize icyo cyaha cyangwa se ingingo, hanyuma basanga hari aho biri bakavuga ati ibi ngibi bijyanye n'iki cyaha. Ntago bareba ngo wowe ngo wumvikanye na runaka ngo cyangwa ngo mwari inshuti, kuko Bahati yanavuze ko atigeze ari gafata, ariko ubugenzacyaha bwavuze ko bwari ibyo biganiro basanga hari abandi bantu yakoreye ibyaha nyine. Mwiburana hari ibintu byateshwa agaciro birimo nk'imvugo yagiye avuga yuko hari n'abandi basesenguzi bagiye bakora nk'ibye kandi nabo batigeze bakurikiranwa. Byo ubivugaho iki? Ntago uyu muntu ari kuburana yiregura agaragaza ko hari abandi bantu byagenze nk'uko bimugendekeye, ahubwo agaragaza ibimenyetso bishobora kuba byamushinjura ku byo akurikiranwa, kuko ubutabera butangwa bitewe n'igihe kandi bigatangwa none n'impamvu. Ntago iyo uri imbere hariya y'abacamanza n'ubushinjacyaha ntabwo babayobe ko hari abandi bantu bahari nabo bakoze ibyaha cyangwa se babikurikiranwa. We ni we ku kanya ubutahiwe ugomba kwiregura, ntabwo uvuga ngo hari abandi bakoze nk'ibyo gihe nakoze ngo bakabarabibajiga aho ngaho. Nta uburimo usa nkaho uri kwiregura ibitandukanye n'ibyo warezwe, kuko ntabwo aregwa gukora nk'ibyo abandi bakoze, waregwa ku giti cye. Bivuze ngo rero ntabwo wakabaye ugaragaza ngo hari abakoze nk'ibyo nakoze bake barakurikirana, kuko hano ubu ni we ku giti cyawe uri bufesinga ubutabera. Ugomba rugaragaza ahubwo ibigushinjura cyangwa ugasaba imbabazi n'inzira ebyiri. Hari ukutemera ibyo wakoze ukagaragaza ukuri gutandukanye n'uko ubushinjacyaha bufite, ariko ntabwo ugaragaza ngo ariko na runaka namunyuzeho arimo aravuga gutya ngo nawe ntabwo mwamutwaye, kuko ntabwo umuntu ari butegeko ko ubutabera bukora mu gihe cyabwo nyine. Mu bindi byaha akurikiranyweho harimo kubuza undi amahwemo ndetse no gutangaza ibihuha, aho mu minsi yashize twaje kubona ibaruwa y'uwitwa The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin, ndetse aho twe tuzi neza ko dushobora kuba twabona ko yagabanyirijwe ibyaha cyangwa se hari ukuntu byagenze mu mategeko. Ariko uyu munsi twaje kubona ko The Ben mu ibazwa ryakozwe cyangwa se mu gihe abazwaga yaje kuvuga yuko ibyo Fata ku mavuta yamuvuzeho cyangwa se ibyo yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga byamuteye umubabaro ngo ndetse ngo akanahangayika bikomeye. Ni nabyo nibyo twumvishe. Mu ibaruwa The Ben yatanze imbabazi. Ibaruwa ifite umutwe uvuga ngo gutanga imbabazi bitandukanye no kuvuga ngo wenda gukuramo ikirego, kuko ubugenzacyaha bwakoze iperereza, ubushinjacyaha bukora iperereza, urukiko narwo rukora ubusesenguzi kuri ibyo byose. Bivuze ngo ntabwo kuba The Ben yatanze imbabazi urukiko rwahita rubishingiyeho ngo rubihe agaciro, kubera ko ntago yatanze inyandiko ivanamo ikirego. Bivuga ngo ibirego byose niba ari bitatu byose bivuye mu yatanze imbabazi. Gutanga imbabazi mu mategeko rero ntago ubisobanura mu buryo bw'ingingo, keretse iwanitse ngo nkuyemo ibirego nibwo imbabazi. Ariko nanone urukiko rufite uburenganzira bwo ngo izo mbabazi zatanzwe bakaba batazitaho cyane, bakareba ahubwo ibyo yakoze n'ibyo yabajijwemo. Bivuze ngo rero hariya ikizakenerwa cyane ubwo nuko hazabaho ko yaca bugufi yagasaba imbabazi. Kandi nanone imbabazi zo gutanga zagiyemo, wibuke ko zagiyemo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro n'undi rwamaze kumukatira, keretse igihe yatangaga ikirego
yahindukira akajya kugikuzamo nko kuri RIB cyangwa n'ubu akaba yakwandika inyandiko ifite umutwe uvuga ngo gukuramo ikirego, naho gutanga imbabazi hano ku mategeko bo urukiko rureba wowe wakora ibyaha ibyo wavuze bakabiha nyine agaciro. Wumva The Ben yari gukora iki muri kiragiye kugira ngo kuko amubabarire bisesuye? Igihe yatangaga ikirego n'ubundi yari guhita akimara gutabwa muri bombe yari guhita yandika indi nyandiko igikuzamo batara processinga ngo ubugenzacyaha bushyikirize dosiye ubushinjacyaha buregera urukiko ruburanishe bagiye kujya hano no kurana mu mizi ro buri cyaha bazareba uko yagikoze, bareba ingingo bazakumatanye, batanga imyaka ingana, bashobora gufata bakaregana gifite imyaka myinshi bakariyo bafata cyangwa bagakora wenda uruhurirane rw'ibyaha. Rero urumva ubu ni imizi itahiwe ushobora no kuzanwa mu mwaka utaha kuko tugiye kwinjira mu minsi mikuru cyangwa akababana mu kwa 12 kuko wenda kwa 11 ko kwarangiye. Ariko nanone nta nubwo ruvuga ngo ni The Ben, none se ko hariya ubugenzacyaha buvuga ko bakoze iperereza bagasanga yakoreye ibyaha abandi bantu, ntago ruzingiye kuri The Ben. Sinzi impamvu wenda ari ugomba gurukaho cyane, ariko hari Bahati, hari Nopuja, hari Muyoboke, hari Medi, abo bose bagiye bavugwamo. Urumva rero ntago The Ben ari we wakabaye yitabwaho cyane, keretse abo bantu bose bakujemo ibirego bya birangiye nta kintu bari kurana nacyo byagira ishingiro. Gukuzamo ibirego, gutanga imbabazi ni kimwe no gukuzamo ikirego n'ibintu bitandukanye cyane. Twongeye kumva yuko mu byaha akurikiranywe birimo nko gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se cannabis, baje kwemeza yuko ibyo fata ku mavuta yavubunyani cyangwa se ibyo kuvata ku mavuta yavuze nta shingiro bifite, kubera ko ikigo cyatangaje biriya bimenye cyangwa se iriya mibare ngo ari ikigo cyizewe kandi baba bagomba kwemera n'ibyavuyemo. Raporo y'abaganga, raporo ya Gihanga, raporo ya RFI cyangwa se Rwanda Forensic Institute yerekana nyine ko yapimwe iranahari bayishyize muri system mu bushinjacyaha bayishyizemo bayiburanyeho. Fato yo kuba atabyemera kutemera ikintu ntago bivuga ngo ntigihari, kuko ntago bigeze bahakana ko batamupimye. We icyo atemeza nuko ngo atayisinyeho. Bro mu mizi bazayigaragaza, ubushinjacyaha buzayigaragaza kuko hano barimo baburana kwifunga n'ifungurwa rya gatanya ku minsi 30. Bivuze ngo no mu mizi bazagaragaza iyi raporo, bazayigaragaza urukiko ruyirebe, hanyuma ubwo bafatana bafite uko azayisobanura avuga ati si yanjye, avuga ko atayisinya, ariko urukiko rwavuze ko kuyisinya no kutayisinya nta gaciro kanini bifite kuko kiriya kigo cyemewe na leta, kandi kuba barafashe ibyo bizamini bagashyiramo iyo mibare bisobanuye ko urukiko rwabihaye ishingiro. Banifashe izindi manza zabaye z'abantu b'ibiyobyabwenge bagiye bakurikirana ba Moses bagahabwa bakarekurwa, hari abandi we urumva urukiko rwanavuze ko ahubwo kuba atanemera ko yabifashwe nabwo rwashingiraho ruvuga ko wamugana ibiyobyabwenge nyine bikoresha, kuko umucamanza asomye umwanzuro wafata yavuze ko kuba atanemera ko yafashwe raporo bwabyo byashingirwa bakurikiranwa gukoresha ibyo biyobyabwenge. Rero ubwo mu mizi nibwo tuzabona noneho ya dokima y'ira raporo nawe ubwo azagaragaza icyerekana ko atari we. Ntago azongera kurana avuga ngo sinayisinye, kuko arani bari kuburana ku byo gusinya kuri raporo, bari kuburana ku ngano y'ibiyobyabwenge bamusanze mu mubiri, kandi byakozwe na Rwanda Forensic Institute agiye yari mu bugenzacyaha. Yego byapimwe, nibo bapima bafite uburenganzira kuko ni ikigo cya leta. Pundi ubyakira gute kuba twe twize neza ko fata ku mavuta cyangwa se Sengabo ubwo yaburanaga ifunga ry'agateganyo agomba gusaba imbabazi y'ino byaha ndetse akaba yagabanyirizwa igihano, mu gihe uyu munsi tukumva ko akirimo kudefanda ibyaha akurikiranyweho? Izino ngero zagiye zibaho cyane bino tuvuga kuko biba bihari. hari abari bino biganiro ariko kazi ko kugenzamo ibyaha, hari abari ibiganiro bakabidownloadinga bakabibika, akavuga ati ku munota wa 15 wavuze ibi nibi ku kiganiro cyatamutse aha naha, kuko hari inzego zifite ako kazi ko kugenzura content ijya mu banyarwanda, yaba amaradiyo, yaba mu televiziyo, yaba za YouTube, yaba za Instagram. Iyo utabizi niho kandi ntago bavuga ngo ni essence inyorerwa ko bitegeko utarizi, ntago bivuga ko ridahari ritazaguhana. Ntekeza neza ko atafashe umwanya ngo wenda asubira inyuma arebe ibyaregwa, hanyuma nahita areba niba koko byaba intandaro yo kuba byagira ibyaha, akaba yagaruka wenda aca bugufi. Ariko yo imbere y'ubutabera udaciye bugufi bo bakoresha nyine amategeko. Ntago rero nibaza ko yagize umwanya munini cyane wo kuba yareba ibyaha byose akurikiranywe, ngo arebe ingingo zibiteganya, arebe amategeko icyo ateganya ku bihano, hanyuma narebe niba koko ibyo bintu bikomeye, kuko ibyo tuvuga byose kuri kamera akenshi
iyo atari ibiri udafitiye fact, ariko ntabwo byose ufitiye fact cyangwa se ufite ibimenyetso bivuga ngo nanone wabivuga, kuko nanone habamo conscience n'umutima nama, hari ibyo ubuzi ukaba utabivuga. Ntabwo wavuga nk'umugore wawe ngo wenda ngo ni mubi arakennye, uvuga ngo wenda ni content, kandi umugore azabibona, umwana uzamuvuka azabibona uko byagenda kose. Kandi mu itegeko nshinga bivuga ko umunyarwanda, umunyagihugu ari umunyagitinyiro, abantu bose barangana imbere y'amategeko, nta muntu mubi waho no misho y'Imana. Bivuze ngo rero hano igishoboka nuko mu mizi yazare bakavuga ati reka ye gukomeza guhangana n'ibyaregwa, ahubwo akaba yaca bugufi, bakaba bashiramo imiyaga, bakaba bamuha umwaka usubitse, kuko ubu 30 yonyine byarangiye, yategetswe kuyihabwa 30 y'agateganyo, nta handi hano ko yajya kwijira naha hanyuma hararangiye. Imizi rero igikenewe nuko yazoroshyamo, agafata umwanya akareba ibintu byose akoroshyamo, akaba yasaba ko yahabwa umwaka usubitse, ko birashoboka cyane. Ariko nakomeza kuvuga ngo hari abandi bantu bavugaga nk'ibyo navuze batahanywe, ubu worohereje cyane urukiko, kuko akazi kabo no guca imanza, ntaga akazi kabo ari ukujya korora amatungo, ya no guca imanza. Biramwororera cyane gucurwa urubanza, kuko buri muri regura bitandukanye n'ibyo wakawiregura mu buri muravuga ngo dore nuriya, kandi nta hantu mu rukiko umuntu avuga ngo uriya nayo muhanze muhane kujya nanjye mu mpane. Urabanza ukarwana n'ibyawe, ubundi n'undi akazarwana n'ibye. Urukiko rwavuze yuko hari impamvu zari zikomeye zituma fata ku mavuta adashobora kubona ari hanze, mu gihe fata ku mavuta we yavugaga yuko afite indwara ya diabete ndetse afite n'umuryango agomba kureberera kugira ngo awiteho. Wowe ubyumva gute mumboniza nk'umusesenguzi? Reka byari koroha iyo aza kuba yaremeye agaca bugufa agasaba imbabazi, ibyo by'indwara bari kubira. Ariko muri gereza, muri magororero, nta usibye no kurwara, urabizi ni nko twagiye dukora z'abagiye bava kwivurizamo bakapfa bagiye kwivuza baje ipoli. Urumva kuvuga, kandi umuntu hare hose nyine ararwara akivuza bikananga kwa yanatabaruka. Ntabwo impamvu y'indwara ishobora kuba priorite mu gihe utemeye ibyo uri muraregwa ngo wenda usabe imbabazi none bagureke ufungurwe. Ntabwo indwara umucamanza yavuze ngo bafitemo amavuriro kandi no hanze barivuza, kandi kuko nujya kwa muganga ukajya muri referral hospital zasangayo abagororwa n'imfungwa baje kwivuza buri munsi barivuza. Biriya ntago impamvu y'indwara, kandi yewe hari n'imyaka umuntu aba afite ukavuga ati wenda ndanashaje, ariko usanga n'umusaza wa wundi bagenda ku kagara arafungwa. Ntago impamvu y'indwara ari impamvu watindaho cyane. Tukana ku musozo, urabona fata ku mavuta agiye gukora cyangwa se n'iki agomba agomba kwitaho cyane mbere y'ibindi? Ni bitatu. Aragomba kubanza kureba ibyo azaburana mu mizi, hanyuma avuge ngo ibi byaha bihuye nande n'iyihe sano yandi, yaba icyaha cy'ivangura gifite uwo kihura nawe cyakorewe, icyaha cyo gutangaza ibihuharo cyakorewe, icyo guharabika n'icyo guhoza kubuza amahwemo hakoreshejwe urusoro rwa mudasobwa, hari uwo gihura nawe. Icyo gutangaza amakuru y'ubuhara hari uwo gihura nawe. Ibyo byose arabireba, aze kureba kugira ngo icyo cyaba kigushinje ni izihe elements cyangwa se ni izihe elements ziba zibigize. Nyine hasabwa kuba ibikorwa bigize ibyo cyaha nibihe. Ahita areba rero ibyo biganiro asange benda birimo, ntago ari buze kurwana n'umutima avuge ngo ntago ari byo, kuko ibiganiro birari barabidownloadinze n'amalinki. Njya ndeba ibirego, utanze ikirego anatanga link n'itariki n'izina rya channel. Hari imwe mu birego ngenda mbona nk'iyo ndikora inkuru zo mu nkiko, ikirego kiba kiriho link n'ibyo wavuze muri summary n'ingingo n'ibihano naho wavugiye, channel wavugiye, nubwo channel yabe yaravuyeho baradownloadinga. Hari ababishinzwe nk'akazi rwose, ndabizi ko ari kubireba. Hari abajene bicaye ku mashini bahabwa internet na leta, badownloadinga bino biganiro bakabibika, n'ibyo byifashwa hano mu nkiko. Murabizi bari kuburana avuga ngo ku munota waha wavuze ibi. Arareba rero ibyo bintu byose arebe, hanyuma n'izihe ngingo naza mu mizi azaze yatuje, ntazaze kuvuga ingingo yo kuvuga yo ngo hari abandi bantu bakoze nk'ibataje imbere y'ubutabera. Yazayihorere, kuko aka kanya hari umuntu ushobora gukubita urushyi undi mu ruhame akabaranyireye ntafungwa, hakaba undi muntu ushobora kugutuka muri ahantu ukabona aragiye. Ntabwo ubutabera ari nko kuvuga ngo ni amazi atemba
ngo none ibyo asanzwe byose aratwara. Oya, ntabwo ariko bimeze. Wowe niba uri kuburana iregure ibyawe, garagaza ibimenyetso ku giti cyawe. None se ko nguwa rugero Bishop n'umugore we ko bari muri dosiye imwe, ariko ko ubushinjacyaha bwajuriye Bishop, umugore ntajuririrwe. Niwe uhita wumva ko rero imbere y'urubanza, mu rubanza ureba ibyawe, kuko Bishop yaje hano kujurira ari wenyine, umugore ari mu rugo. Umugore n'umugabo bashobora gufunga umugore, umugabo agasigara, bashobora gufunga umwana, umugore n'umugabo agasigara. Ntago bareba ngo noneho twari famille 8 mwaba mudushyize hamwe ngo natumwe n'uyu twaganiraga ibi, ntago ariko bigenda. Nareba ibye hanyuma nyine aze noneho ariko yoroshye bamuha igihano gisubitse, ariko akomeje kuba yajya kuvuga ngo hari abavuze ibi batabibajwe nanjye navuze, automatically biroroshye cyane, bahita babona ko unangiye utashaka kumva ko ibyo wakoze nyine bigize ibyaha. Ruva ari byo, reka tukomeze tujye mu biganiro bindi. Wagira ikino n'abantu duhurira kuri zino mbuga za internet cyangwa se zino murandasi ubwacu duhoraho cyangwa se ngo ukoresha nanjye nkoresha, abagiriye inama kubera yuko hasigabamo ibyaha byinshi, twagiye twumva abantu batandukanye nabo bagiye batabwa muri yombi, hari n'abakiyongera. Waba ari wa mwaka mubi? Oya, nta myaka mibi baho umuntu ku giti cye. Niwe ari ikote ya Fidel Castro ivuga ngo my day will come, cyangwa se umunsi wawe uzagera nawe ugira amahirwe. Icyari cyo no kwirinda gutangaza ibihuha, kwirinda ugakoresha umutima nama ukajyaje ukavuga ngo ubundi ibintu ntabivuze nabiki, uwo mbivuzeho, kuko showbiz bivuga gucuruza. Ibintu uri gukora iwe dacuruza, ariko ushobora no kuvuga ngo giye birancururiza ndebwe n'ingiza, ariko uri kubivugaho wari guhomba. Niba ari guhomba ntago uri muri show business, uri muri hate business, uri mu rwango rucuruza. Urwango rucuruza rero birangira uri muri gereza, uri mu igororero, uri mu katara yawe. Wareba ukavuga ngo ibintu ntabivuga ndabiki. Ibi bintu ndabizi neza ko abanyarwanda bari bubyakire nka content cyangwa n'urwango. Icyo ni icyambere, kwirinda nyine content zibi urwango mu banyarwanda, kwirinda content zihangana, kwirinda content zinjira mu buzima bwite bw'abantu. Kuko ugiye kuvuga ngo umugore w'umuntu ni mubi, arakennye, asa nabi, wowe nawe wakubaza wowe ni mwiza wavuga gute? Kandi ukibuka ko itegeko nshinga rivuga ko umunyarwanda ari umunyagitinyiro. Icyo ni icyambere. Ubu abanyarwanda bose ni beza imbere y'amategeko. Iyo ugiye kurenga kuri iryo tegeko nshinga kandi ryo ribara amategeko yose, buri kukomanga ku butabera. Ikindi ni ukureba ukavuga ngo ese ubundi ibintu ndi gukora mfite ukuri kwabyo cyangwa n'ugupfa gutwika bya niba ngo abantu baratwika. Niba nta kuri bireke, verification urebe, double checking, umenye no nkuru nyifite ukuri kwa nyayo, ugisha umutima nama wawe. Ikindi mu gihe wahawe gasopo uce bugufi, ntago inzego zirimo RIB, ubushinjacyaha n'abandi hari abagira inama bagenzi bacu. Niba RIB ikubwiye ati gabanya akarero gake na feri gasopo, ntabwo ugomba guhangana. RIB ihagarariye abanyarwanda, kuko umuntu umwe nta muntu uremera ubaho rwose ku buryo waremera ku rwego ubundi nibwo ruremereye, nta muntu uremera. Ntabwo umuntu yagahawe gasopo ngo akomeze tuba twabyita nko gushyuhaguza. Wakabaye utuzi ugakora nyine showbiz, content ya showbiz, apana gukomeza kujya guhangana. Ibyo birabaye, wirinze ihangana, ukirinda inkuru z'urwango. U Rwanda rwakiye kumwe n'ubwiyunge, ukirinda kwinjira mu buzima wugashaka gucuruza uhombye undi. Wibuke ko uri guhombya nawe ari umuntu nkawe, kandi ushobora gucuruza nawe agacuruza, kuko nago bisaba ko ngewe cyano yanjye iba ikora yawe ifunze kugira ngo mbe twese twacuruza bigakunda. Ntago ari ngombwa ko ngufungira iduka kugira ngo ncuruze. Ibyo ngibyo bwabyo birahaje, ariko nanone abantu bakajya bamenya ko ushaka ubwunzi, gushaka niba ugiranye ikibazo n'umuntu ugashaka umuntu wabunga, ntibijye kugera ubwo hajya gukora amategeko. Amategeko iyo yaje birangiye nyine impuhwe zirarangira. Ndumva ari ibyo. Pundire reka ngushimire, ndetse tureke inzego z'ubutabera zikora akazi kako. Cyangwa ko tunazizeye. Yego. Urakoze cyane, ndagushimiye. Asante sana.